Umuntu ukora mu gihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa ugorora abandi yagakora ikosa ryo kuba yafata abana nawe akababyara arangiza akabandagaza ku gasozi iyo abatari na moto yantwaye no kwambuka umuhanda nari gushiduka nagiye mu modoka kuko nari nataye umutwe ngira ngo namwe mwari mwabibonye ndanemera ndanamubwira ndanamubeshya nti ngewe uyu mugabo wanjye twarashakanye twaranasezeranye ni kubera iki waba ugiye kumusezeranya kugira ngo turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose turagushimira wowe wakoze subscribe hanyuma rero uyu munsi nkuko muri kubibona turi kumwe n'umudamu uheruka kujya ku gitangazamakuru cyacu inkuru yagiye ivugwa cyane mugira ngo mwagiye mubibona n'umudamu wasanze umugabo wari gusezerana hanyuma rero birangira asezeranye n'ubundi ariko abantu bagiye bibaza byinshi kuri bavuga se kuki batemeye yuko yagaragaza ibimenyetso rero anga twamusuye tugiye kumenya byinshi kuri we tugiye kumenya ese bamenyanye gute ese babanaga gute ese ibyo bihamya kuko yavugaga ko bashakanye birahari reka nanjye muhe ikaze turagusoje mama mwiriwe amakuru yawe amakuru ni meza ugiye gutangira wibwira abantu bakurikiye Yawe si muri aka kanya amazina witwa nde ese hano tugusanze ni hehe nitwa Manishimwe Marie Grace ntuye hano umurenge wa Bumbogo akagari n'Ingara umudugudu ni Waruraza ariko ni muri santimetero Gisasa impamvu navuze Gisasa nuko byegeranye ni nyuma y'iyi nzu yanjye iyo uvuze mu Gisasa rero abantu nibwo bahita bamenya neza ahariho hanyuma rero watubwiye amazina yawe ese ufite abana bangahe ubu ngubu mfite abana 2 ariko mbyaye abana 5 nkuko nabivuze 3 nyine barapfuye hari 2 bapfuye ari batoya hakaba nyine n'uyu nguyu ureba twashyinguye ku itariki 8 z'ukwa gatandatu 2019 hanyuma rero ejo bundi niho habaye ikibazo ejo bundi hashize niho hagaragaye ikibazo cyangwa se ikibazo cyawe cyageze mu baturage b'u Rwanda cyangwa se abantu bamenye ikibazo cyawe aho wagaragaye uri mu murenge uri kuvuga ko umugabo wasezeranye atari mu mazimisi mubana cyangwa se mufitanye n'abana ndetse mufite n'ibihamya ese undi uriya mugabo mbere ko twinjira mu kibazo uko kimeze cyangwa se uko byagenze undi uriya mugabo mwabanye gute ese tubwira urugendo rwawe nawe rwatangiye gute mwamenyanye gute urugendo rwanjye twamenyanye 2011 ndi umunyeshuri niga kuri APG Rwanyange ku Gisenyi ubwo tumenyana nyine muri icyo gihe ntwarindaye maze gutwara indaye noneho hashize iminsi 2012 ntwite nenda kubyara baramufunga bamaze kumufunga ngiye nkora uko nshoboye na famiye ze zikora uko zishoboye tugura umwavoka nyine aramuburanira aratsinda arataha amaze gutaha 2013 aravuga ati umugore wanjye rero wandwanyeho ngwino tugire gute ngwino tubane ubwo icyo gihe yari Rwamagana kuri gereza ya Rwamagana niho yari yarakoreye icyaha kandi naho yakoraga bahita bamwimura bamuzana kuri gereza ya Gasabo hano Kimironko turaza dutura hano hafi yo mwizindiro aho bita ku Kicumi tuhatura ubwo nari narangije kubyara umwana wa mbere mpita ntwara indi nda mbyara undi mwana wa kabiri mubyaye umwana arapfa twabaga ku mugabo nyine bitaga Karinda neza ugeze ku gahanda kagera ahantu bita kuri Kilimanjaro uhageze neza ukabaza ati
mama Reruya cyangwa papa Reruya bakubwira ati abo turabazi babaga ahariya mu nzu y'uwo Karinda. Noneho urugendo rwacu rukomereza hano mu Masizi. Ubwo twari twimutse tuvuga ati ahantu tugiriye ibyago ntabwo twahaguma, twe twamaze umwaka n'igice. Ntwara inda y'undi mwana nawe twabaga ku musaza bitugira shebuja n'umukecuru witwa Nkengeri Odeta, naho mpabyarira umwana naho arapfa. Amaze gupfa turagumya turahaba, twamaze indi myaka 2 n'igice, niho natwariye inda y'uyu mwana. Ubwo uyu mwana nyine ubwo urumva ni umwana wa kangahe? Yari umwana wa 4. No kuvuga ngo uyu mwana nawe havuga tuti reka twimuke noneho tujye gutura. Twaraje dutura noneho hano mu Masizi munsi y'urusengero rw'Abadivantiste b'umunsi wa 7 hano hafi yo kwa Munyemana ku mugabo akora imfunguzo bamwita makanika, ariko yitwa Jafeti ni ndera Mpozembizi ya Soni. Aho ngaho niho twabaye, niho twapfushirije uyu mwana. None arambwira ati rero atabasha ko ari abantu bari kugenda batugendaho bakaba bashobora kuba batuma tudashobora kuzagira urubyaro, noneho ubwo twite reka tugire gutereka twimuke tujye gutura ahangaha. Niko kuza tuza ahangaha, ariko mu by'ukuri nibwo nahabyariye uriya mwana mutoya mwabonye nari mfite. Hanyuma se muri uko kubana nawe uko mwagendaga mubana, wabonaga nta zindi ngeso afite zo kuguca inyuma, zo kukwereka yuko mutari kumwe? Nyine kubera ko urabona umuntu iyo akora adataha mu rugo kubera iriya gereza barayimuye bayijyana Mageragere, ntabwo wabashaga kuba wamenya ngo mbese wenda yaba guca inyuma cyangwa se nta guca inyuma, bitewe n'uko yabaga ari kure, yabaga atashye tugize gute wenda dukumburanye ntube wamenya ukuntu byaba bimeze. Hanyuma rero mwimukira hano. None ubwo yaraje arambwira ati nakuboneye indi nzu ugomba kwimukiramo, kubera ko ureba turi kubaka indi nzu ntabwo twagumya kuba mu nzu ihenze, kandi tugize gute turi kubaka iyacu ntabwo byazavamo. Arangije niko kunzana ahangaha, naje nsanga inzu nyine yarayishyuye. Mu by'ukuri naje ntanahashaka pe, ariko kubera ko yari yararangije kuyishyura mbona nta kundi kuntu nabigenza, nyine ndemera ndaza ndahaba. Hanyuma rero tubwiye ko ufite abana 5, kuri ubu ngubu usigaranye 2. Ese hari ikintu cyanyamukuru cyabaga ku buryo ngo abo bana bitaba Imana, abo bana 3? Abana 2 ba mbere bagiye bapfa bikancanga, nihonza ndavuga ngo ngiye gukoresha examen zose zishoboka zatuma menya ikintu kinyicira abana. Ngiye kwa muganga njye nawe hari ikibazo nyine baje kudusangamo, batugira inama tubwira ko icyo kibazo gishobora kugira gute cyica abana. Noneho kuri uyu mwana kwa muganga nyine icyo gihe bahise badukurikirana. Bamaze kudukurikirana rero nibwo nabonye kubyara uyu mwana. Hanyuma rero nyuma y'uko mubana mugeze hano, se yaje kugenda ate? Tubwire. Yatashye ku itariki 3 z'ukwezi kwa 2, ndabyibuka z'ukwezi kwa 2, nari mfite inda y'amezi 7. Noneho arataha arambwira, agiye kugenda yahagaze hariya arambwira ngo wabaye umukecuru, ngo ndabona ngo waragusengura sute, ngo kumbona wabaye igikecuru. Kase ibintu biturutse hehe, byaje gute? Abaragiye nyine, ngira ngo agiye mu kazi nyine nk'ibisanzwe. Ndategereza ko umuntu yagaruka ndaheba, ntegereza ko umuntu agaruka ndaheba. Uwo munsi nibwo nta bimenyetso yaramaze iminsi akwereka se nk'umuntu utagiye gushaka, cyangwa yaravyutse mu tondo agiye mu kazi atangira kugira ngo wabaye igikecuru? Oya, yaratashye nyine amaze iminsi ku kazi,
nkuko nyine yari asanzwe ataha nka rimwe mu cyumweru cyangwa nka rimwe mu byumweru bibiri bitewe n'umunsi yabaga abonye Kibali. arangije arakubwira ngo wabaye igishecuru. hanyuma rero muri uko kugenda agiye nyine byagenze gute? Ntabwo wamuhamagaye mu bwete se? Ntabwo kuki udaheruka gutaha? Naramuhamagaraga akambwira ngo bari mu kato ngo ntabwo bashobora gutaha. Anyandikira na message arambwira ngo nabo bari mu kato, ngo inkiko ntabwo zigenda, ngo ntabwo byemewe gutaha, ngo inkiko ngo niba ari n'amakipe. Dore ngizi message yanyandikiye. Reka nzi kwereke. Yambwiraga ko nyine batabemerera gutaha, ko nabo ubwabo batemerewe no gusohoka ikigo, ngo ari inkiko, ari ngo n'amakipe yabo ntabwo nyazi, ngo ntabwo bigenda. Dore yanyandikiye message avuga ngo inkiko no kwa muganga, ngo ndi kubibona rwose ari kuvuga ngo inkiko no kwa muganga ntibigenda. Ubwo we umundi muzobusumba ku rukiko rya akubwira ko ibigo n'umusirikare mu Musanze. Umugabo wanjye ni umucungagereza yitwa Dusengimana Vincent, akora kuri gereza ya Nyarugenge ubu ngubu. Hanyuma rero ukimara kwemera ko ibyo akubwiye ngo ntabwo inkiko ziri kugenda cyangwa se no kwa muganga ntabwo biri kugenda, byagenze gute? Waramutegereje cyangwa se hari call cyangwa se yigeze guhamagara? Rero nakomeje gutegereza, nzi ngo azataha, nzi ko nta kibazo. Kwezi kwa gatatu kuba kurageze, ndabwira se ko utari kwishyura inzu nk'ibisanzwe, ngo nyine ngo ntabwo amafaranga ngo ari kuboneka. None kubera hagiyemo corona ndavuga buriya wenda koko nibyo. Ndabyihanganira, ndihangana ndaceceka. Ku itariki 3 z'ukwa 4 njya kubyara. Ubwo yari hashize amezi 2 agiye. Njya kubyara, ngiye kubyara, ndamuhamagara mbwira se kudataha ngo uzaze wita umwana izina. Arambwira ngo nza kumara iki se? Yese kubera iki? Ngo hoya ngo nta gahunda ngifitanye nawe. Ndavuga se kubera iki, byagenze gute? Arambwira ngo hoya ngo nta mwanya, ngo nari nabona, ngo ntacyo, ngo ninkubona ngo nzaza. Uri kwa muganga ninde muntu wakwitayeho? Ninde wakwishyuriye ibitaro? Cyane cyane ko n'inzu bari batangiye kubwira ngo nuyishyure cyangwa se bari batamaze yari yarishyuye yari yararangiye. Kwa muganga ninde wakwitayeho? Kwa muganga ninde wakwishyuriye ibitaro? Nta natanu yibuze igihe wari uri kwa muganga ujya kurya. Aya mafaranga kubera ko twe dufite konte imwe, nambwiye ngo abikuzeho anyoherereze. Icyo gihe yabikujeho 30 n'amafaranga 500 abari yanyoherereza. Mu mafaranga yose twari turi mu mafaranga yose nyine gusa natahiye, nta rindi faranga nongeye kubona. Hanyuma rero uri kumuhamagara ngo ino wita umwana izina akubwira gute? Akambwira ngo none se ngo sinakubwiye kuri telefone, ngihangane ngo corona ngo ni irangira ngo nzaza. Hanyuma rero umwana yarijwe kwitwa izina gute? Yakoresheje telefone arababwira ati mumwite gutya cyangwa niwe wamwise izina? Yakoresheje telefone. Hanyuma rero nyuma y'icyo gihe rero byaje kugenda gute? Nyuma y'uko umwana umwise izina akoresheje telefone cyangwa se we amwise izina akoresheje telefone, mwakomeje kubana gute mutabana nyine nk'umugore n'umugabo ari ahandi cyangwa se ari aho yakubwiraga ko yarari? Yarambwiye ngo azaza, ngo nimbe mutegereje, ngo kandi ngo nihangane. Nero ndavuga nti reka nihangane, nimbona nyine bikomeje kwanga nibwo nzagera gute, nibwo nzatega nkajya kureba. Nyuma rero naje gutega njya kureba ikibazo cyaba gituma dataha. Hageze barambwira ngo mbese ngo bari bamaze ngo igihe badataha, ngo ariko ngo ntago byashoboka ko ngo umuntu ngo yabyara umwana ntajye kumureba. Ngo bangarukirije kuri bariyeri ntasanzwe bita Afande Bizimana. Ndangije ndongera ndigarukira, ndaza nyine ngo mu buzima busanzwe, ariko ngeze hepfo abatijiste barambwiye bati umugabo wawe nyamara atataha hariya, atataha kuri uriya mugore upimo urwagwa. Ndaza se umugore yitwa nde, ameze ate? Barambwira ngo yitwa Nyirandikubwimana Pasi, ngo apima urwagwa, ngo nuwo ngo nihasigaye ataha. Ntireka ntabwo si ibyo bintu byashoboka. Barambwira ngo nukuri nihataha pe,
ngo n'ikimenyimenyi ngo niba ushaka ngo uhagarare ngo utegereze ngo mu kanya ngo buriya ari butahe kubera ko bwari bwije n'amasaha urabona ko bari baragiye bayagabanya bari kuvuga ngo umuntu agomba gutaha saa moya akaba ageze mu rugo banga amasaha ataza kumfatira mu nzira reka nitahire ariko mbabaza amakuru nyine nagerageje kubabaza amakuru y'uwo mudamu barambwira ati rero umudamu afite umugabo yari afite umugabo bari babyaranye 3 apima urwagwa hariya ati niba bafite gahunda yo kuzagumya ku bana wenda se niba bwaba ari ubusambanyi busanzwe ntabwo tubizi ubwo nyine ngewe navuze ntibwo kuva ari umugore afite umugabo wenda bwaba ari ubuhehesi buzarangira ntabwo nari nzi ko afite gahunda yo kuba yagira gute yajya gusezerana. Hanyuma rero nyuma yaho umenye yuko ataha mu rundi rugo rw'undi mugore yinjiye undi mugore ubuzima bwakomeje kuba gute cyangwa se warakomeje uramuhamagara umubwira yuko wabimenye cyangwa? Naramuhamagaye nongeye kumuhamagara ahita nshyira blacklist n'ubu ngubu ntabwo dushaka ko twavugana. Ntabwo yigeze amenya ko wamenye ko afite undi mugore? Yarabihakanaga bamaze no kumbwira ko agiye gusezerana nahamagaye iwabo nk'umudamu weretswe umuryango nahamagaye iwabo ndaza se kuki mwafashe undi mukazana ntimumbwire ngiye nkakomeza kuba mu gihirahiro ni ibiki bimeze gute barambwira ati reka usibye wowe ubitubwiye ntabwo ibyo bintu tubizi ko umwana yajya gusezerana nta mama we nta papa we nta mushiki we nta nyirarume nta muntu n'umwe uhari wagira gute waza kumusinyira ndabwira ni nyamara ngiye bambwiye yuko yagiye kugira gute gusezerana hambwira ati reka tubwomo kazana azajye no kumwereka ababyeyi bagiye kumusinyira niko nagiyeyo ndavuga nti wamugani umuntu yaba yabuze kubwirana n'ababyeyi biwe kuko ababyeyi be nta kibazo twe dufitanye twari tubanye neza ikibazo bagiraga naragikemuraga natwe ikibazo twagira tukabagisha inama nk'abana. Hanyuma waje kumenya gute rero ko bari gusezerana utuye hano nta n'amakuru menshi uzi cyane nawe wari wamenye ni abatijiste bari bayakubwiye kandi impamvu nuko wari wagiyeyo waje kumenya gute rero ko umugabo wawe ari gusezerana cyane cyane ko bakubonyeyo bari gusezerana nyirizina nakeka ko umugabo wawe ntabwo yigeze akubwira ko bakubonyeyo abantu wagezeyo ute wabibwiwe n'iki? Nari ndi hariya Ikinyinya mu 5:30 nibwo nahamagayeyo nari mu murima barambwira ndamumbaza umuntu wakira amafaranga kuri kode ya gereza ko twe dufiteho umuntu dushaka kohereza amafaranga ndamuhamagara ndamaza se bite ko hari umuntu nshaka kohereza amafaranga kuri gereza bya bintu bya kode wabima niko nashatse Vincent ngo abinsobanurire nkamubura ngo Vincent wuhe ntidusenge Imana wo bita social ngo reka ngo nese ngo mupfaniki ndamubwira ntewe njye ni mubyara wanjye ngo none se ngo kutagiye mu bukwe bwe mu bukwe bwe bugenda butese ngo nese ngo si umugabo ngo ntiyagiye gushaka ngo nukuri yagiye gukora ubukwe ngo ejo ngo bamuhaye ikibari ndamaza se yagiye gusezerana kuhe murenge nibwo yambwiye ngo no murenge wa Mageragere nibwo nahise mvuga ngo reka menye neza koko niba ari byo mpamagaye bo barambwira ati ntabyo tuzi bamaze kumbwira ko ntabyo bazi aba mu matwe turi guhingana baravuga ati ariko ibintu ashaka kuba bari kukubeshya bari kugusaza wowe fata tike ugenda ujyeyo bampereje tike ntabwo nagarutse hano mu rugo nahise ncaho ndagenda mpageze koko ndebye mbona nguwo koko agiye gusezerana. Hanyuma rero nk'umugore n'umugabo mwari mumaranye n'imyaka ubwo ni 9 kuko wambwiye ko mwamenye yagutenda 2011 agenda mu kwa kabiri kuno mwaka. Hanyuma rero nk'umuntu mwari mumaranye imyaka 9 hari ibikorwa umugabo n'umugore bashobora gukorana byiteza imbere nta mutungo n'umwe mwari mufitanye nk'inzu mwarubakanye cyangwa se andi matungo mwamufitanye cyangwa se imitungo mwari mufitanye? Usibye
kuba twaragiye duhura n'ibyago kenshi tukadepansa amafaranga menshi, ariko anyerekana mu muryango uwo munsi bamweretse ahantu ho kubaka. Muzehe aramubwira ati rero wafata ahangaha ugasenya inzu yanjye njye nkimuka nkajya hari inyuma, cyangwa se wafata hari inyuma nta kibazo. Njye namubwiye ngo muzehe ntabwo twamwimura kuri gakondo, reka twubake inyuma. Noneho turangije duhita dufata hehe, aho inyuma niho twubatse. Twari twashakanye mu by'ukuri ahembwa 25,000. Urumva amafaranga 25,000 ntabwo yabashaga kuba yakwishyura inzu, nta nubwo yabashaga kuba ayo mafaranga yagira gute, ntabwo ayo mafaranga yabaga yanabasha kuba yanaduhaza mu rugo. Igihe kinini ni njyewe wabashaga kugira gute, kuba nahahira urugo no kuba mbese n'ikindi kintu gitunguranye ari njyewe wabashaga kuba nagikemura. Njyewe wakoraga iki? Njyewe icyo gihe nta kazi nari mfite, ariko nakoraga ubucuruzi ubu ngubu bw'ubuzunguzayi. Nibwo nakoraga. Ugahahira urugo ukagerageza gukora n'ibindi byose? Nabikoraga kuko nashaka kwishyura sosiyete cyangwa se icyo bita ibibina cya 4 ku munsi. Hanyuma si iyo nzu muzehe yavuze ko mu kibanza muzehe yamuhaye muri kumwe, hari inzu mwigeze mwubakana muri kumwe byibura ngo? Twarayizamuye. Ejo bundi mu kwezi kwa 7 hafi mu kwa 8 nibwo twagiye kuyikinga. Amafaranga yose nari mfite kuko nari narahagaze kuko ko ntazongera kubukora, kuko nabonaga amaze gukuramo igikorwa. Tuvuga noneho harasigaye 700, tuvuga reka tubikingishe, asigaye tuyarekere kuri konte tuzayiteguremo kubyara. Hanyuma rero tugarutse aho ngaho winjiye mu murenge usanga nibo? Narinjiye nyine nsanga nibo, nkubitwa n'inkuba, numva ntaye n'ubwenge, mbese numva no gusara hari ngiye gusara. Hanyuma rero wabyitwayemo ute igihe tifu yavuze ati si uyu muntu aba bantu tubasizanye nta muntu umwe ufite ikibazo kuri bo? Nyine njyewe naramubwiye ngo njyewe mfite ikibazo, ndanemera ndanamubwira ndanamubeshya nti njyewe uyu mugabo wanjye twarashakanye twaranasezeranye, ni kubera iki waba ugiye kumusezeranya? Kugira ngo ko numvaga ko aragira gute arabihagarika tukabanza tukagera gute tukajya mu muryango nkamenya ikintu twapfuye, ubundi barangiza bakagera gute bakansezera bakampa n'impamba byibuze nk'umuntu utari warababaniye nabi. Birangiye mbona executive nyine arabyanze arabasezera. Wewe wahisemo kubabeshya kugira ngo bareke banze iki mu kibazo we n'umugabo wawe babanze babunge? N'abana banjye banze babone uburenganzira. Ko natekerezaga uburyo ndi mu nzu y'ubukode ubu ngubu, kandi inzu nubatse numvaga ngiye kujyamo, igiye kujyamo undi mudamu, kandi mbona noneho ubu ngubu nta n'ahandi hantu nazongera gukura ubushobozi. Ndavuga nti reka mubwire ko twasezeranye kugira ngo tugere gute tuzabanze tugende tugabane. Nko kubeshya nkuko wavuze ngo reka mbabeshye, wumvaga iri amategeko adashobora kuguhana mu buryo bwo kubeshya abantu? Nk'ubu iyo bahagarika uriya murenge cyangwa se kiriya gikumwe bakakubasezeranya bagasanga ibyo byangombwa ntabwo bifite, wumva ko utari gufungwa cyangwa ugafungwa bitewe n'uko wabeshye abayobozi cyangwa se watumye bata umwanya wabo? Ntabwo icyo kintu ngewe nigeze ngitekereza. Guturuka inaha iyo abatari na moto yantwaye no kwambuka umuhanda nari gushiduka nagiye mu modoka, kuko nari nataye umutwe ngira ngo namwe mwari mwabibonye. Kandi nawe imagine nawe ari wowe uri umuntu ubanye n'umugabo imyaka ingana gutya, ukumva ngo agiye gusezerana, ukumva ko ibintu byose mwashakanye byose bigiye kugira gute gutangwa,
nawe wagira trauma. Nagiye numva neza nta kindi gisubizo mfite usibye kuvuga ngo babihagarike, kandi numvaga ko nibihagarara baragera gute, barabanza byibuze tugasubira mu muryango, bakabanza bakampereza byibuze n'impamba. Ariko ubu ikintu kibaje kugeza izi saha, nta hantu mfite ho kuba, nta hantu mfite najya, abana banjye nta hantu mfite handi nabashyira. Ubu ni ukuvuga ngo nta kintu mfite mw'iyi minsi, nyine nawe urabyumva mbayeho nabi cyane. Nk'ubu ngubu wowe nkawe kuki utigeze ubwira nk'umugabo wawe ati se dusezerane muri iyo myaka mwari mufite mubanye, cyangwa we ntiyabyikozaga? Oya, mu kwezi kwa kangahera, mu kwezi kwa gatandatu uyu mwana amaze gupfa, nibwo yabwiye umuryango wanjye, arababwira ati ngewe ngiye gusezerana n'umudamu wanjye. Ngewe nari nzi ko gahunda ihari, ubwo ntangira no kwitegura, ntangira no gushaka ibyangombwa. Birangira mbona agiye atangira agenda runono ngo amafaranga, ngo ubwo se ngo twaretse ngo tukazakorera rimwe ngo na mariage. Ubona birangiye kuriya gutyo. Hanyuma rero watubwiye yuko hari inzu mwazamuranye, watubwiye ko hari n'amafaranga yawe watangagaho bitewe n'akazi wari ufite. Uko biri kose nyine mwari muvanze umutungo. Hari aho byanditse yuko umutungo se mwagiranye amasezerano yuko iyo nzu izaba ari iyanyu, cyangwa se izagenda bitewe n'uko nta hantu byanditse ko wigeze umufasha? Ngo watubwiye ko ufite inzu, umaze kutubwira ko ufite inzu utubwira ko mwayifatanyije kuyubaka. Hanyuma rero hari ibyangombwa bihari byerekana ko wamufashije kuyubaka iyo nzu, kugira ngo byibura n'abayobozi babashe kuba bakuvuganira kugira ngo ugire icyo ubonaho? Ibyangombwa mfite ni ibi ngibi. Aya ni amafaranga twagiye tugenda tujya gufatanya kuguza. Ndi kubona handitseho amasezerano y'iguriza. Ahangaha y'iguriza uri wamugurije? Oya, ni credit twajyaga gufata muri CSS. Ubu iyo credit izakurikiranwa nande? Ntabwo mbizi kugeza izi saha. Babaye bagushatse iyo credit bakakubwira ko nawe ugomba gutanga amafaranga, kandi iyo nzu neza ntabwo yibamo. Nicyo usaba nk'ubutegetsi, umugabo wawe afite iyo nzu, wamufashije kuyubaka, hanyuma rero niki wamusaba muri icyo gihe, kandi uri kuba no mu nzu ikodeshwa? Icyo nasaba ubu ngubu ni uko iyo nzu yashyirwa ku isoko tukayigabana, noneho wenda nanjye niyo nagenda nkubaka n'agashamburete, ariko nkagera gute nkagashyiramo abana banjye. Kuri ubu ngubu ku bijyanye n'abana bimeze bite? Abana bigeze bahabwa uburenganzira bwabo kugira ngo babashe kugira, hari ukuntu ikibazo nk'iki ngiki kibaye, byibura ingaruka ziba ku babyeyi gusa ariko ntizibe ku bana. Abana baba bagomba kugira uburenganzira bwabo. Abana baba barabashije kwandikishwa kuri se kugira ngo ntagire ikintu kizaba mbere yabo. Barandikishijwe. Hanyuma rero ubuyobozi se urabusaba iki, urifuza iki kugira ngo bagufashe iki nk'umuntu wari ufite umugabo mufitanye abana, umuryango? Ngira ngo hari n'amafoto watweretse, sinzi niba watweretse mwagiye mubana. Ngira ngo ahangaha wari uri iwabo, ahangaha wari uri iwabo. Ahangaha hari habaye iki se? Bari bakwakiriye mu muryango? Aha bari banyakiriye mu muryango, ndi guha amabukwe kado. Aho ni mabukwe wawe? Aho twarimo tuhoberana. Ni umuryango wose? Iyo ni ifoto y'umuryango wose w'iwabo wari wanyakiriye. Ahangaha ni ngewe nawe. Niyo iyi ni iya data bukwe. Ubwo ni umwana wacu. N'uyu nguyu. Uyu nguyu, uyu mwana n'uwundi mudamu yazanye nyine, bari barabyaranye. Ushinzwe mije profe yari yambwiye ngo
ngomba kumushyikiriza papa wiwe. none ko yari yagiye muri vacances. umwana aba hano yabaga hano, ariko ubu ngubu nabwiye papa nyine kubera muri mije profe barambwiye ngo uwo mwana azashyikirizwe papa we kubera yari agiye gusura famiye. Nababwiye nti noneho naza muzagere gute muzamwohereze kwa sese cyangwa bazahita bahamagara papa we aba ari we asanga. kubera ko ngewe ubu ngubu tuvugana nta bushobozi nsigaranye bwakomeza kubarera. Dore na mama wiwe. mama w'umwana wareraga kuri ubu muravugana se we? kubera muri iyi minsi yagiye muri Uganda ntabwo turi kuvugana, ariko ari mu Rwanda turavugana. Nyuma rero urifuza iki nk'umuntu wahuye n'ibyo bibazo byose, nk'umuntu wagiye urifuza iki? Ikintu nifuza ni uko ikintu nifuza ni uko ubu tuvugana bandenganura iyi nzu yanjye twashakanye. Amafaranga y'ubwo sinzi niba kuri konti akiriho. ni uko iyi nzu yashyirwa ku isoko tukayigabana. Oya, iyo twubakanye iyo twubatse yashyirwa ku isoko ikagurishwa. Noneho cyangwa se yaba afite amafaranga nayo akanayampa, noneho akigumanira inzu. ahubwo amafaranga wayitakajeho tukayiha agaciro. Twamara kuyiha agaciro tukagera gute, noneho twamara kuyiha agaciro bakagabanyamo kabiri. Amafaranga yaba ahisemo ko mu mafaranga akayama, cyangwa se yaba ahisemo kugumana inzu nyine akagumana inzu. hari abandi bantu baba bafite ubuhamya cyangwa se baba bazi ibyanyu kugira ngo batuganirize batubwire? ubu nonaha keretse abaturanyi wenda gusa bazi nyine uburyo twari turiho hano. ariko uyu musaza nyine niwe nyir'inzu, nawe nyine ikibazo yari afite yakibabwiye. hanyuma rero ahangaha ntabwo twabashije kuganira n'umudamu gusa, twegereye n'umwe mu baturanyi biwe gatubwira uko bari babanyeho. muri aho papa? amakuru yanyu? amazina yawe? Kimonyo Vincent. hano twari twaje mu kibazo kugira ngo tubashe kumva neza. hari ikibazo cy'umuturanyi wanyu cyari kimaze iminsi kiba cy'uko yari abanye n'umugabo n'umugore. hanyuma rero natubwiye ko aha hantu baba ari amazu yawe bakodesha. turagira ngo tubwire muri uku kwezi kwa kabiri mbere y'uko umugabo we agenda, ese bari babanyeho bate? wowe wabanye gute? se wabakiriye ute? nkimara kubabona nabonaga babanye neza, ariko nkabona uyu niwe nakundaga kubona, uyu mudamu. noneho ubwo bigera igihe mbese urumva nazaga kwishyuza ahanini umugabo akayasigira uyu akaba ari we uyampa. bigeze mu kwa kabiri ndaza kwishyuza, ati nta mafaranga nabonye. noneho umudamu rero aba agiye no kubyara. ubwo mbese urumva umuntu wagiye kubyara sinamwaka amafaranga. ubwo ndakomeza ndategereza, ngahamagara umugabo ati nzaza. akomeza ngahamagara ngo umugabo nga nzaza nkwishure ngo ni corona yabiteye. nuko kugeza aya masaha nta mafaranga ndabona. hanyuma se nk'abantu batandukanye burya hari impamvu. nta munsi n'umwe wigeze wumva barwana cyangwa se bagirana ikibazo ku buryo baza no kukugisha inama ko dore kuri n'umuntu mukuru? ahangaha rero sinahasobanura kubera ko hano ntabwo mpegereye. iyi nzu nayiguze n'undi muntu. ngewe rero nkaba ntuye munsi y'ikigo ikaba. urumva sinamenya amateka ya hano. niba baratonganaga, niba bari bameranye neza, ntabwo nari mbizi, uretse ngiye ko nari nzi ko nza kwishyuza ku nzu yanjye nkabona bamuha amafaranga. hanyuma se wumva umugabo yarakoze neza guta umugore we akagenda akamusiga akajya gusezerana n'undi? oya, ntabwo ari byiza. ntabwo byemewe no mu mategeko. ahubwo niyo abanza akamugisha inama cyangwa akabanza akamwubakira nibura akabona kumuta, ntamute mu icumbi yamuzanyemo.
ndumva rero atari byiza. hanyuma rero muze amafaranga bakurimo kugeza kuri ubu ngubu nangahe? 88 kuko banyishuraga ku kwezi 11. hanyuma se ko tuzi neza ko ba nyiri amazu iyo umupanga ye amaze amezi menshi igihe anamuhereza kumubwira ngo azavemo, wowe ubijira gute? wabyihanganiye ute? kuki wabyihanganiye ubundi? nanze gukuramo umubyeyi kandi n'umugabo avuga ngo ntabwo yari yaza. ndakomeza rero ndategereza kugeza nonaha. urakoze kubana natwe. Yego murakoze namwe. aha naho twagerageje kwegera umuturanyi wiwe, reka dutangiye tumuhe ikaze atubwire uko bimeze. Mwiriwe. Mwiriwe neza. amakuru yawe? Ni meza. amazina yawe yitwa? Niyigena Tofira. Tofire? Tofine. hanyuma rero turagira ngo tubwire ukuntu aba baturanyi banyu bari babanyeho mbere y'uko umugabo wagenda. Ukuntu bari babanyeho neza, urebye nta kibazo, uretse nyine ibintu byabayeho nayo bikamubwira gutyo, ibintu yabonye bimutunguye. gusa mbere yo kweba umugabo yaraje afata ibikoresho byari biri hano mu nzu, byari ibikoresho byo kujyana nyine mu ruhengerano ngo bari barubatse inzu, abwira uyu mudamu ko bagiye kujyana we nyine bakaba bajya gutura. ibyo ngibyo nyine ntigeze abimenyera irengero. ibyo ni byari nk'ibiki? byari intebe, utubati? byari ibikoresho byo mu nzu. mwabibonaga gute? mwabonaga se bigeze batonganaho cyangwa se bigeze barwana kugira ngo byibura umugabo avuge ko yahunze umugore kubera ko wenda barwanaga? oya, nta kibazo wabonaga bafitanye pe. murakoze kubana natwe. namwe murakoze. murakoze. ikindi nasabaga ni uko nasabaga leta ko yajya basi mbere yo gusezeranya bariya bantu baba bafite abandi bagore, abana bakarenganura n'abagore. ntago nari nzi ko mu by'ukuri nk'umuntu ukwiye, umuntu ukora mu gihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa, ugorora abandi, yagakora ikosa ryo kuba yafata abana nawe akababyara yarangiza akabandagaza ku gasozi akaba yabagira amayibobo. nabyo byarambaje, numvaga abana bagira gute nabo bajya barenganurwa. mu murenge hagaragara akavidewo kawe, hagaragara neza uri guhereza umwana umugabo, uri kumumuha neza, mumujugunyira ariko nabyita. hanyuma umwana yagumyeyo, yajyanye na se, byagenze gute? umwana murabana? umwana turabana, naramuzanye. kuki wari uhisemo kumumujugunyira kuriya se? ntabwo nari mpisemo kumujugunyira, ko nari naniwe. kandi ikindi nagira ngo n'iwabo bamenye neza ko koko yagize gute, ko yasezeranye. kandi iwabo w'umugore nagira ngo babone ko mu by'ukuri uwo mukwe wabo batwaye ari umugabo ufite urugo, kugira ngo n'igihe umwana azaba arwaye, abana bazaba barwaye, nzagereyo batanyishisha bavuga bati koko uriya mubyeyi, koko wa mugore we wabanye n'uriya mugabo ubizi ko ari umugabo, kugira ngo nyine bajye babasha kugira gute gukemura ibibazo byanjye. naho umwana arahari n'ubu ngubu araryamye, namuzana nta n'ikibazo. hari abantu benshi bari baribajije se kuki umuhaye umugabo wundi umugore, ibintu nk'ibyo ngibyo baragize ikibazo. sawa murakoze. rero nyine ngewe ntabwo nashugunye umwana kuko ni uburenganzira bwo konka. ntabwo rero nari kumujugunya, kwari ukugira ngo gusa igihe cyose nzajya ngererayo bajye bamenya ko umugore kujya yikanga ngo ni umusore kandi ari umugabo.